Ndabasuhuje mwebwe mwese muri aha ngaha. Imbaraga za Yesu Kristo zikomeze zibabeho, ubuntu bw'Imana bukomeze bubarengere, kandi ubwiza bwo Yesu Kristo atanga bukomeze bubabeho. Ndabasuhuje, nitwa Tuyishime Honore. Mwami Imana akomeze kubana namwe. Turaje kano kanya kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, kugira ngo twumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, icyo Yesu adushakaho. Yesu arashaka ko tuva hehe? Yesu arashaka ko tugera hehe? Ese ijambo ry'Imana turisoma buri munsi, usobanurwa kenshi, wagiye uryumva kenshi kandi urisobanura kenshi, ariko kano kanya ndaje kugira ngo twongere dusobanurirane, twongere twigane, kugira ngo twongerane twungurane ibitekerezo ku butumwa bwiza bw'Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye, Yesu ajya kugenda yaravuze ngo muzabagabo, umwuka wera nabamanukira, ngo muzabagabo bo kumpamya Yudaya hose ni Samariya. Hanyuma rero muri abo bagabo bo kumuhamya nanjye ndimo, kubera yuko nabonye amaraso yiwe, kubera yuko nabonye imbaraga ziwe, hari aho zankuye, hari naho zankishije. Ni mpamvu ndakuraritse kugira ngo uzubane natwe, ndakuraritse kugira ngo uze wumve icyo Imana yongeye gushaka uyu munsi wa none. Hari impamvu kiriho, hari n'impamvu bikunze yuko aribo bumvira ijambo kano kanya. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana kugira ngo ibashe kudufasha, ibashe kuduhereza imbaraga, ndetse nawe ugiye kuryumva ibashe kuguhereza amagambo, ubashe gutungana rwose, ubashe kuyumva, wumvisha amagambo menshi, ariko iri ngiri ribashe kugira aho rikuvana, hari naho rigushyitsa. Reka tubanze dusenga Imana ubundi dutangire. Ndagushimye Kristo, ndaguhimbaje Yesu, uri data wa twese, ushobora byose. Nguhaye ikaze n'akaribu muri aka kanya kugira ngo Mwami ari wowe uganza. Nguhaye ikaze n'akaribu Kristo kugira ngo ari wowe utegeka. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, mpamagaye presence yawe kugira ngo igaragare kano kanya. Reka buri muntu wese ugiye kumvira ijambo Kristo rizagira aho rimuvana kandi rizagire naho rimushyitsa. Reka iri jambo rizahumura imitima y'abantu yari ihumutse. Reka iri jambo rizatume imitima y'abantu yari ikomeye Mwami yongera koroha. Reka imbaraga zawe Mwami zikomeze kuturengera kandi zikomeje kutubaho. Nanjye Mwami ndakwiyeretse, reka akanwa kanjye kavuga amagambo meza agushima kandi aturutse iwawe, ndinde kwihimbaza no kwishyira hejuru, ahubwo reka duhimbaze izina ryawe. Ndaguhaye karibu n'ikaze kugira ngo uzuganze kandi utegekane mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubahereza ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kwigana amagambo meza, amagambo nahaye umutwe uvuga ngo gusobanukirwa uwo uriwe. Gusobanukirwa uwo uriwe. Ushobora kuba ugenda uri umusore, ushobora kuba ugenda uri umukobwa, ushobora kuba ugenda uri umumama, ushobora kuba ugenda uri umupapa, ariko nyamara ntabwo urisobanukirwa uwo ariwe. Wabasha gusobanukirwa uwo ariwe kuko numara kwisobanukirwa, namaze kumenya yuko iyo umuntu yisobanukiwe abasha gusohoza icyatumye agera aho ngaho. Iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya icyatumye uri aho ngaho, ubasha gukora icyakujyanye. Iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya impamvu wavuye hariya ukagera aha ngaha, ubasha gusohoza icyakugejejeyo. Iyo umaze kwisobanukirwa ntabwo ubangikanye ibintu. Iyo ubanze kwisobanukirwa ukamenya ngo ese ndi hano kubw'umugambi wande, ndi hano kubw'iziye mpamvu, ugikora icyakuzanye ubundi ugataha. Iyo umaze kwisobanukirwa ntabwo ugenda ngo nugera hariya hirya wongera ugaruke. Hoya, uragenda kubera yuko wamaze gusobanukirwa aho umaze kuva naho ugiye. Uragenda aho uvuye, ntabwo wongera gusubirayo, ahubwo ugenda aho ugiye. Iyo umaze kwisobanukirwa aho ngaho uvuye uragenda, yego nibyo, ariko ntabwo wongera gusubira inyuma, kubera yuko aho uri kuva niho uvuye, kandi urashaka kugera, hari ahantu ushaka kugera. Uri kwisobanukirwa aho ngaho wisobanukiwe, ndava hehe ndajya hehe. Iyo umaze kwisobanukirwa umenya impamvu ese ko ndahangaha nahaje kubwiye mpamvu, naje kubwuhe mumaro, mfite uwuhe mumaro. Kwisobanukirwa, iyo umaze kwisobanukirwa ntabwo wigereranya n'abandi, kubera yuko ubuzi yuko umuntu yahamagawe kubwe, nawe ugahamagarwa ku bwawe. Iyo umaze kwisobanukirwa ugenda mu nzira yawe. Iyo umaze kwisobanukirwa uyu numwe na burundi. Iyo umaze kwisobanukirwa ugenda utandukanye n'abandi, kubera yuko wisobanukiye.
iyo umaze kwisobanukirwa ukora icyakuzanye ukagisohoza. Reka turaza kubifashwamo n'amagambo y'ubutumwa bwiza turi buze gusanga cyane cyane mu isezerano rishya ndetse n'irya kera. Turi buze kujyamo hose tuhasome turumva amagambo meza y'Umwami Imana yaduteguriye. Turi buze kujya mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yeremiya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma igice cyaho cya mbere umurongo wa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 4. Twongere dusome mu gitabo Pawulo yandikiye Timoteyo cya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri, ibice byaho bya mbere nanone umurongo wa 6 dushyite ku wa 8. Urwandiko Pawulo yandikiye umwana we uwo yitaga umwana we muri Kristo Yesu, Timoteyo, arumwandikiye ku nshuro ya kabiri, ibice byaho cya mbere umurongo wa 6 gusa ku wa 8. Turongera nanone kandi dusome nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye uwo yitaga umwana we Tito, igice cyaho nanone cya mbere umurongo wa 5. Uyu munsi muranyihanganira nakoresheje ibice bya mbere kubera yuko iyo utamaze kumenya introduction, iyo utamenye intangiriro y'ikintu nta nubwo umenya no kuntu cyasoje. Biba byiza ukamenya impamvu icyo kintu cyabayeho, ukazamenya no kuntu cyakomeje ndetse ukazamenya no kwiherezo ryacyo. Uyu munsi turi buze kureba muri ibyo bitabo bitatu, muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 gusa ku wa 6, Timoteyo wa kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 6 gusa ku wa 8, ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 5 wonyine. Turi buze kubifashwamo na Mwuka Wera. Ndakwinginze presence, Imana ihereze presence umutima wawe, ibashe rwose ibashe kuza kugira ngo ibashe kugufasha kandi ibashe kukurengera. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye dutangiriye ku gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 gushyitsa ku wa 6. Urwandiko Pawulo yandikiye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 gushyitsa ku wa 6. Haranditswe ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Yesu Kristo aduhana umugisha. Reka dusubiremo. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Yesu Kristo aduhana umugisha. Mu nshamake y'amagambo ahangaha Yeremiya ijambo ry'Uwiteka ryamuje riramubwira ati, ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, nakumenye ukiri urusoro utaravuka, ntari nanakurema ukiri mu nda ya mama wawe narakumenye, ndetse nguhereza inshingano. Mwari muzi yuko tujya tugira inshingano twahawe atari uko turi ku isi, ahubwo tujya tugira n'inshingano zaduhawe tutari mama na papa batari batekereza kutubyara. Mwari muzi yuko Imana ijya iduhereza inshingano, ikaguhereza inshingano, ikavuga ati igihe nk'iki ngiki uzaba ukora iki ngiki, nyamara iryo nshingano ikayiguhereza utaravuka, utararemwa, na mama wawe na papa batari batekereza yuko bazakubyara.
nibyo byabaye kuri Yeremiya, ngo nuko ijambo ry'Uwiteka ryamujeho, ngo riramubwira ati nakumenye icyo utaravuka, ntarakurema mu nda ya mama wawe, kandi nakwejeje utaravuka. Hari ukukurema, hari no kukweza, hari ukuguhereza inshingano, hari no kuguhereza opportunity kugenda uzabikore. arakuremye atari wanavuka ukiri mu nda ya mama wawe, anjye arakubwira ati nyamara ibyo ntabwo byo naguhereye gusa, ahubwo nguhaye n'indi nshingano, nguhaye inshingano y'uko iki n'iki ngushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Ngo hanyuma ngo Yeremiya aravuga ngo ndabizi neza Mana, ndabizi neza, ntabwo nzi kuvuga ndi umwana, ntabwo nzi kuvuga ndi umwana. Ibi bintu bijya bitubaho, Imana ikaguhamagara kuvuga ubutumwa bwayo bwiza, warangiza ukisuzugura ukumva yuko uri umwana, warangiza ukisuzugura ukumva yuko nyamara umuririmbyi mwiza yarabivuze ati, avuga amagambo meza, arangira aravuga ati nubwo umwana muto yambwe aba ari umwana muto ngo azi gusenga Imana, azafashwa no gusenga, kandi ngo amajwi yacu ajya yirukanka, ngo akirukanka rwose akagera ku Mana. Ntabwo Imana yitaye ukuntu ngana, ntabwo Imana yitaye kuri umwana, ntabwo Imana yitaye kuri umumama, ntabwo Imana yitaye. Nyamara ushobora kuba uri umuntu munini ufite imyaka myinshi, ariko imbere y'Imana uri umwana. Imana ntabwo ireba experience y'imyaka ufite. Imana iyo igiye guhereza ubutumwa bwayo bwiza ntabwo yita ku cyiciro urimo, kandi ikaguhereza inshingano, ndetse izo nshingano zitangira utararemwa. Imana iguhereza inshingano. Uyu Yeremiya w'Imana yamuhaye inshingano yo kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, kandi ngo ikizamutuma cyose nicyo azavuga, kubera yuko ari Imana yabivuze. Yeremiya arangije ararekara aravuga ati, Mana urabizi ndi umwana, urabizi nta nubwo nzi kuvuga. Urabona nagenda imbere y'abari abantu nkababwira iki? Urabona nagenda imbere y'abari abantu bakomeye nkababwira iki? Ariko Imana yonyine ikuri imbere, Imana yonyine ikuri imbere, kandi iragushikamije kugira ngo ibyo izagutegeka ari byo uzakora. Nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, kandi wivuga ngo ndi umwana, wivuga ngo ndi umwana. Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye inshingano yo kugenda ukavigiza abo bantu mukorana umunsi ku wundi? Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye inshingano yo kuvuga ubutumwa bwayo bwiza biturutse mu ndirimbo uri umuririmbyi? Wari uzi yuko Imana ishobora guhereza inshingano, ishobora kuba yaraguhaye inshingano yo kuvuga ubutumwa bwayo bwiza buturutse mu ivugabutumwa? Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye inshingano ikaguhereza imbaraga zo kuba umuhanuzi uhanurira amahanga nk'uko yari yarabihaye Yeremiya? Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye inshingano yo kuba wakumva imibabaro y'umuntu ukamugira inama igakira? Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye umuntu yo kuba intangarugero muri sosiyete, yo kuba intangarugero, ukaba umuntu uhamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho utuye? Wari uzi yuko Imana ishobora kuba yaraguhaye inshingano yo kugenda ukavuga imbaraga za Yesu Kristo, ibyo ikora byose, uko yavuzutse, uko yapfuye, ibintu byose ukabivuga, umuntu akaba yakihana akava mu byaha? Kumenya impano y'Imana ikurimo, kumenya impano y'Imana ikurimo, kwisobanukirwa uwo uriwe. Ese urinde? Senga Imana, ubaze Imana, ese Mana ko ndahangaha ku isi ndabizi neza kuba ndiho ntabwo ari kubw'impanuka. Ntabwo kuba ukiriho ari kubw'impanuka, ahubwo ni kubw'umugambi w'Imana, kandi hari icyo Imana igushakaho. Pawulo yigeze kubwira Tito, aramubwira ati, mwana wanjye Tito, turaza tubasoma mu bice byaho bya mbere umurongo wa 5, aramubwira ati, Tito, icyatumye ngusiga Crete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibyo Yesu yasize bidatunganye, hari ibyo Yesu yasize bidatunganye. Yaravuze ngo Mwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya. Yagusigiye kugira ngo umuhamye, yagusigiye kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga, yaguhasigiye kugira ngo ube umuvugabutumwa bwawe bwiza utabishidikanya.
Imana yigeze gutuma Yona, iramutumira amubwira ati genda urabura uyu mudugudu kubera yuko ugiye kurimbuka. Ugenda urabura umudugudu w'Nineve ubwire yuko ugiye kurimbuka. Yona arangije aca inzira ze arakata, ariko nyamara kandi mubwire niwanga kuza Imana iguhamagaye ku neza uzaza mu mugozi. Ijambo ry'Imana hari umuntu yigeze kuvuga ngo wowe kugira ngo Imana iguhombe weho yaguhombya. Ntabwo Imana yitaye kumenya ibintu byose uzasiga, ntabwo yitaye kumenya ibintu byose abantu bose uzasiga, ariko niwanga kuza ku neza ngo usohoze isezerano yaguhaye, usohoze mission yo kubura ahangaha ku isi, yo kuba ukiriho, yo kuba utunganya ibyo bintu byasigaye bidatunganye, niwanga kubikora izakuzana nabi. Hanyuma Yona ngo ngo aratambikira, ngo ajya gutega ubwato, aragenda ashaka gutambikira, ashaka guhunga. Ngo hanyuma bigezeyo ngo haza umuhengeri mu nyanja urahaza, umaze kuza ubwato burarohama. Ubwato bumaze kurohama ngo hanyuma ngo ifi nini iraziramumira. Ariko kubera umugambi w'Imana wari umuriho ku buzima bwe, kubera ko umugambi w'Imana yari yaramutumye kugenda kubwira Nineve yuko bagiye kurimbuka, Imana ntabwo yemeye yuko ifi imuce kanja ngo igende mu gifu. Abantu bize biology murabyumva cyane, iyo ikintu kimara kugera mu gifu habaho ikintu cyo bita igogora cyangwa se digestion. Imana ntabwo yemeye yuko ifi igenda igakora digestion, ahubwo yaramuretse yanga kumukanja aguma ari Yona. Hanyuma Yona yibuka yuko hari ikintu Imana yari yamutumye, arangije ajya mu nda, akiri mu nda y'ifi. Uribaze umuntu ari mu nda y'ifi aterura isengesho arasenga. Hanyuma Imana yumva isengesho rye. Ntabwo twitaye kumenya ibibazo byose urimo, ntabwo twitaye kumenya ibibazo byose urimo. Kano kanya Imana icyo Imana yaguhamagariye ni ngombwa kugira ngo ugisohoze. Imana yumva isengesho rye. Imana ijya ibasha kumva n'amasengesho dusengera mu mitima tutavuze. Imana ijya ibasha kumva amasengesho dusenga adutekereje gusa. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo wature ijwi ufate microphone uvuge, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye imbere y'iteraniro uvuge, ahubwo isengesho ryose Imana iraryumva, kubera yuko iyo uri muri we nawe aba muri wowe. Ni ukuvuga ngo ni nk'umwana n'umubyeyi bakiri mu nda, umwana bafatanyijwe na placenta. Imana nayo hari ukuntu duconnectinganye, urasenga cyangwa ugatekereza, Imana ikabikora yabyumvishe. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo usakuze. Imana irakumva. Hanyuma Imana yumva Yona ari mu nda y'urufi. Imana yumva Yona ari mu nda y'urufi arimo asenga. Imana yumva Yona ari mu nda y'urufi arimo asenga. Hanyuma itegeka urufi kujya kumuruka imusozi. Hanyuma itegeka ifi kujya kumuruka imusozi. Kano kanya Imana yiteguye kubwira ibyo bibazo byakumize, yiteguye kubwira ibyo bintu byose by'urimo bibi ubona bigufashe bikajya kukuruka imusozi, kubera yuko uriho kubw'umugambi wayo. Haleluya nshuti bavandimwe. Dukomeje kwigana amagambo y'Imana avuga ngo kwisobanukirwa uwo uri we. Iyo umuntu yisobanukiwe ubasha gusohoza icyatumye uza aho ngaho. Iyo Yona aza kwisobanukirwa mbere, aba yaragiye gusohoza ubutumwa bwiza Imana yari imubwiye, akagenda akabwira umudugudu w'Nineve yuko ugiye kurimbuka, akagenda akavuga yuko ugiye kurimbuka. Nyamara Imana nta kintu yari kumutwara. Ariko Yona yakoze ikosa, ajya gutatira, aragenda arahunga. Amaze guhunga, kubera ko Imana ari Imana itandukanye n'izindi mana zose zuzi, itandukanye na Bayali, itandukanye na Dagoni, ni Imana imwe rurema. Imana yigeze kubwira Mose, iramubwira ati ugende ubabwire ati nitwa ndiho. Imana yitwa ndiho, itandukanye n'utundi tumana twose muzi. Imana yitwa ndiho kandi yitwa Jehova. Abantu nabo barangiye baravuga ngo ni Imana rurema, ni Imana yaremye byose, ni Imana yashyizeho kwishaka. Uwavuga ibyiza by'Imana yabivuga bugacya bukira. Wavuga gukora kw'Imana yabivuga bugacya bukira. Ariko nje kukubwira yuko Imana yitwa ndiho, nje kukubwira yuko Imana yagushyiriyeho kumuhanuzi uhanurira amahanga.
nje kukubwira yuko Imana yagushyiraho kugira ngo abantu bamwe bave mu byaha baze kwa Kristo Yesu. Pawulo yigeze kubivuga aravuga ati iyo umuntu amenye Kristo Yesu, iyo umuntu aje muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bihindutse, ibya kera biba bihindutse, ntabwo tuba tukigendera ku bya kera, kubera yuko ubuhindutse icyaremwe gishya, kubera yuko ubuhindutse icyaremwe gishya. Ndakwinginze nawe ubicyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Gambirira kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, gambirira kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Reka dusome andi magambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya mbere umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho ni cya mbere umurongo wa 6 turashyiza kwa 8. Ngo nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo, ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nuko ntukagire isoni zo guhamya ubwami bwacu, umwami wacu, cyangwa izanjye imbohe ye. Yego, reka dusubiremo. Nicyo gituma nkwibutsa kano kanya wewe uri kumvira ijambo, nicyo gitumye nkwibukije ukimara kunavigating, ukimara kumenyesha icyatumye Imana iguhamagara, ukimara kumva yuko kubura ahangaha hatari kubw'impanuka, ukimara kumenya yuko hari impamvu Imana yaguhamagaye, nicyo gituma nkwibutsa, nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Ishobora kuba ari impano y'ubuhanuzi utaruzi, ishobora kuba ari impano y'ubuvugabutumwa utaruzi, ishobora kuba ari impano yo gukansaringa, ukaba wakegera umuntu afite ibibazo ukabimukiza, ukamubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukamubwira ingorane zagiye ziba ku bantu benshi, ukamubwira ukuntu abantu benshi bagiye bakizwa, ukamubwira ukuntu abantu benshi bagiye batabarwa, akavaho yarari akagera hanze. Ashobora kuba ari ubutumwa bwiza ushobora kugenda ukabwira, ukavuga ubuhamya bwawe, ubuhamya bw'Imana bujya bufasha, ukavuga aho Imana yagukuye nayo kugejeje, umuntu akaba yareka kwiheba. Iyo ni impano y'Imana ikurimo. Ishobora kuba ari impano nyamara y'ubudiyakoni utaruzi, ari impano yo kujya kudekora mu rusengero, ari impano yo kujya gukoropa. Ni impano y'Imana ikurimo kandi nicyo yaguhamagariye, ariko ndayikwibukije kano kanya. Icyo gihe Pawulo yararimo yibwira Timoteyo, ariko kandi nanjye kano kanya tuyishime Honore ndayikwibukije. Genda, nicyo gitumye nkwibutsa Honore ndakwibukije. Pawulo icyo gihe yararimo abwira Timoteyo, nanjye kano kanya ndakubwiye ngo genda usese impano y'Imana ikurimo, yo waheshejwe no kurambikaho ibiganza, yo waheshejwe n'Imana cyagiye kumenya ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, yo waheshejwe cyagiye Imana iguhereza task yo kuzakora ku isi utari waza ku isi, utari wabaho, yo waheshejwe kuzavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo nyamara utari watekerezwaho yuko uzarema, yo waheshejwe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Ndakwibukije aho kano kanya urimo uranyumva, ndakwibukije agenda usese, genda usese. Ntabwo twitaye. Yeremiya yaravuze ngo ntabwo nzi kuvuga, ngo ndacyari umwana, ngo ndi umwana. Hanyuma Imana iravuga ngo wivuga ngo ndi umwana, wivuga ngo uri umwana, wivuga ngo uri umwana, kubera yuko hari icyo navuze ku buzima bwawe, kandi icyo nzagutegeka nicyo uzakora. Genda uvuge icyo Imana ishaka kuvuga, genda ukora icyo Imana ishaka gukora, genda utunganye ibyasigaye bidatunganye. Yesu Kristo aduhana umugisha. Areka dukomeze dusome. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo, ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ntabwo Imana yigeze iduhereza umwuka w'ubwoba. Haleluya! Ntabwo Imana yigeze iduhereza umwuka w'ubwoba. Ntabwo dukangwa n'ibirambaraye, ntabwo
ntabwo Imana yagize iduhereza umwuka w'ubwoba. Genda vuge impano y'Imana ikurimo, genda ukore. Yesu yigeze kubivuga ngo Mwuka Wera natumanukira, iryo jambo ryakomeje kunzamo cyane, ngo Mwuka Wera nakumanukira uzaba umugabo wo kumpamya i Yerusalemu yose ni Samariya. Kano kanya nibyo Imana irimo irakubwira, genda uhamye impano y'Imana ikurimo, genda uhamye imbaraga z'Uwiteka Imana zikurimo, genda uhamye gukora kw'Imana, genda uhamye imbaraga z'Imana, genda uhamye kubera yuko ari Imana yakurewe, genda uhamye kandi wongere uhamye. Yesu Kristo aduhana umugisha. Nuko kuri 7 umurongo wa 7, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga. Haleluya. Imana yaduhaye umwuka wo kunesha. Yesu Kristo ni umuneshi, yanesheje anesha Satani. Niyo mpamvu Yesu Kristo agenda yaratubwiye ngo tuzatera ikirenge muke, ngo mugomba gutera ikirenge mu cyanjye. Kandi Yesu ni umuneshi, Imana ni umuneshi. Kuki utinya? Kuba uriho ni kubw'umugambi w'Imana, kuba uriho ntabwo ari kubw'impanuka, kuba uriho ni kubw'umugambi w'Imana. Genda uneshe, genda utegeke, genda uvuga ubwiza bwa Yesu, genda uvuga ubwiza bwa Yesu Kristo, genda uvuga ubuhamya abantu bakizwe mu izina rya Yesu, genda urambika abantu ibiganza bakire mu izina rya Yesu, genda utegeke mu izina rya Yesu. Hanyuma Yesu yigeze kuvuga ijambo rimwe, arangije aravuga ngo muzakora n'ibyo ntigeze gukora, muzakora n'ibyo ntigeze gukora. Yesu niba arajyaga arambikaho ibiganza ku barwayi, yakora ku maso, amaso agahumuka, yavuga ati mugore agenda, akagenda. Umuntu yakora ku gishura cye cy'umwenda, amaraso agakama. Indwara zari zimaze igihe kubera yuko umuntu ageze, kubera ko Imana Yesu ahageze ku kidendezi. Imana Yesu yigeze gusanga umuntu ku kidendezi cyitwa Petesida, we yari amaze imyaka 38. Hanyuma ngo Yesu uwo murwayi aramwegera aramubwira ati data, iyo abandi baje babona baterera mu mazi, ariko njyewe nkabura umuntu unterera mu mazi, none ngiye gupfira aha, none ndapfuye neza, ndapfuye. Yesu anjira aramubwira ati ikorere ibishura byawe wigendere. Yesu yaravuga ati terura ibishura byawe wigendere, akagenda mu izina rya Yesu. Yesu akavuga ati terura ibishura byawe wigendere, akagenda mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zose Yesu yaradusigiye, ubwo bubasha bwose n'ubushobozi Kristo yarabudusigiye. Genda ukore, genda uvuge, genda utegeke mu izina ryiwe, genda utegeke mu izina rya Yesu Kristo, ubundi Imana igufashe kandi kurengera. Genda utegeke mu izina rya Yesu Kristo, genda utegeke imbaraga z'Imana zigaragaza. Haleluya, haleluya. Ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye. Amagambo arakomeye. Ntukagire isoni zo kuba wahamya umwami Imana Yesu. Nushaka uzapfe. Abagabo batatu bajya banshimisha, Shadraka, Meshaki na Abedenego. Baragiye, umwami arababwira ati nimudapfukama ngo mundamye. Haleluya. Aravuga ati nimudapfukama ngo mundamye, ndabashyira mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Imana ariko kubera bari bafite Imana bizeye, kubera ko bari bafite mission y'Imana ku buzima bwabo, kubera ko bari baramaze kwisobanukirwa mu izina rya Yesu, baravuga ati Imana dukorera nubwo itadukiza, nubwo Imana dukorera itadukiza, twabasha gupfukama, twabasha kunamira ibyo bigirwamana. Nubwo Imana idukorera itadukiza, turemera tujye mu muriro, ariko kubera ko ari uwo twizeye, kubera ko ari Imana nzima kandi ari wowe twizereye, kubera ko ari Kristo Yesu kandi akaba ari umuneshi.
nubwo imana dukorera itadukiza sitwabasha kunama ngo twunamire ikigirwamana. Haleluya. Daniyeli waragenda bamushyiraho imbaraga nyinshi, bamutega ibintu byinshi, baramubwira ati niwongera gusenga inshuro 3 ku munsi tuzakwica. Niwongera gusenga inshuro 3 ku munsi tuzakwica. Ariko kubera ko Daniyeli yari afite isezerano n'Imana, yari afite icyo yavuganye n'Umwami Imana Yesu Kristo, aravuga ati nubwo mwanyica sinareka icyo Imana yantegetse, sinareka icyo Imana yanshiriyeho gukora, ahubwo noneho akazajya abikora bitegeye. Haleluya. Ariko kubera ko Imana ari nyembabazi, kubera ko Imana igira indi sezerano ryayo, kubera ko Imana yari yaduhaye mission tutaravuka, kubera ko Imana yari yaduhaye ubutumwa bwayo bwiza ngo tugende dukore kandi tuvuge, turagenda. Meshaki na Abedenego babanaga mu muriro. Byarageze koko umwami gusohoza isezerano yari yavuze, aravuga ati nimutandamya ndabashyira mu itanura ry'umuriro ryaka, ngo hanyuma ngo tegeka ngo inkorere. Arababwira ati mugende mwenyegeze, ngo benyegeze umuriro, bongeramo amakara, bongeramo inkwi. Ntabwo twitaye kumenya inkwi zose bashyiramo, nibashaka bashyiramo na gaze, bongeramo umuriro. Ariko kubera ko Imana ishobora byose, kubera ko Imana ari Imana nziza, kubera ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Haleluya. Imana irangije yerekana isezerano ryayo, Imana irangije isohoza isezerano ryayo, iravuga ati kubera ko ndi Imana mwanze kunyihakana. Haleluya. Mwanze kunyihakana, muri bana banjye ndabakunda, reka mbigaragarize kano kanya, mbereke yuko ndiho, mbereke ko ndi Imana ishobora byose. Haleluya. Ngo mu itanura ry'umuriro banagamo abantu 3, ariko ngo umwami agiye kubona ngo habonotsemo 4, ngo kandi barimo bagenda. Igitangaza gikomeye hano ngo nta n'umwotsi w'umuriro wari wabagezeho, ngo nta n'umwotsi. Haleluya. Ngo nta n'umwotsi w'umuriro wari wabagezeho, basohotsemo uko bari ngo ariko igitangaje ngo abonamo uwa 4. Umwami Imana arangije ngo aramenya ngo uyu wa 4 ntabwo ari umuntu usanzwe, ahubwo ndabona asa n'umwami w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo ndangije abona ngo ntabwo ari umuntu usanzwe, abona Shadraka, Meshaki na Abedenego nk'uko bari barimo, nta kintu bahindutseho. Abona Shadraka, Meshaki na Abedenego ni bazima rwose, ahubwo ngo abonamo n'uwa 4 barimo batembera mu muriro. Ariko wari uzi yuko Imana yemera kujya mu kigeragezo? Wari uzi ko Imana yemera kujya mu kigeragezo? Ariko kubera imbaraga zayo zikuriho, kubera ko imbaraga z'Imana zikuriho, ugasohoka mwagira ngo nta n'ubwo ikigeragezo wakigiyemo. Nyamara Covid ikaza ukayirwara nk'abandi bose. Umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo dufite uko tuzerekanwa, ngo babona dusangira ibishyimbo bakagira turi bene wabo, ariko umunsi uzaba umwe bazamenya yuko hari Imana twizeye. Haleluya. Bazamenya ko hari Imana twizeye itandukanye n'izindi mana zose. Bazamenya ko hari Imana twizeye itandukanye n'amafaranga. Bazamenya ko hari Imana twizeye itandukanye n'akazi kaba gakomeye muri iki gihugu. Izamenya ko ni Imana twizeye itandukanye n'ibindi byose. Haleluya. Mana ishimwe, ndagushimye Kristo. Ngo hanyuma Mana uratangaje. Ngo hanyuma umwami agiye kubona abona yoherejemo abantu 3, ariko
mu itanura ry'umuriro harabonamo abantu bane, mu itanura ry'umuriro harabonamo abantu bane, ngo muri abo bantu bane umwe yasaga n'umwana w'Imana. Uwo ni Yesu Kristo, ujyana nawe mu ntambara, ujyana nawe mu bibazo, amashuri yanze, school fees zabuze, mukinjiranamo. Indwara zaje z'ibyorezo, covid yaje, mabaga yaje, mukinjiranamo. Nyamara bo bakakubona uhagaze. Inzara yaje, ariko nyamara ijambo ry'Imana rigeze kumbwira ngo ntabwo turwana n'abafite amaraso n'umubiri, oya, turwana n'imyuka itegeka isi. Kubera ko tutarwana nk'abantu, tutarwana dukoresheje inkota, ahubwo turwana dukoresheje handitswe ngo. Yesu yigeze kurwana akoresheje handitswe ngo. Haleluya. Yesu yigeze kurwana yakoresheje ngo handitswe ngo. Yesu yari amaze iminsi 40 mu masengesho. Bijya bikubaho yuko uva mu masengesho y'iminsi 6, bijya bikubaho kuva mu masengesho y'igihe runaka, ariko waba ukiva muri ayo masengesho ugahura n'ibigeragezo, ukibaza ati se Mana koko niwo twari turi kumwe, ukibaza ati se Mana koko niwo twajyanye, iminsi yose tumaranye, iminsi yose maze niyiriza ubusa, iminsi yose maze nsenga, iminsi yose maze Mana ni wewe. Ukaba wakibaza icyo kintu, ariko ndaje nkubwire ngo hari impamvu. Koresha ijambo ngo handitswe ngo. Yesu akoresha iryo jambo handitswe ngo atsinda umwanzi Satani. Yesu akoresha ijambo handitswe ngo Satani aramutsinda mu izina rya Yesu. Satani aramugerageza aramubwira ati nimba uri umwana w'Imana, hindura iryo buye. Yabonaga ko afite inzara, aramugerageza aramubwira ati nimba uri umwana w'Imana, hindura iryo buye rihinduka ibuye, umugati, cyangwa se rihinduka umutsima urirye, kubera ko ufite inzara. Yesu arangije akoresha amagambo meza aramubwira ngo handitswe ngo gira ijambo utunga mu mutima wawe, gira ijambo utunga mu mutima wawe rizagufasha mu gihe cy'amage. Naho umuyigeze kwandika amagambo arangije aravuga ngo haleluya, aravuga ngo ibikira amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa, ibikira ijambo mutima rirazagutunga mu gihe cyo kugotwa. Arangije avuga amagambo meza aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu mutima, ijambo ry'Imana. Haleluya. Umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Haleluya. Umuntu ntatungwa n'umutima gusa, kubera ko hari abantu bafite imitsima myinshi nyamara barapfa. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo genda ubeho. Israeli mbonye yageze kuririmba arangije aravuga ngo aramwitegereza, maze ngo urukundo rwe ruramusanga, baramubwira ngo genda ubeho, genda ubeho. Avuga amagambo meza aramubwira ati genda ubeho. Ndaramwitegereza, urukundo rwe ruramusanga, ati genda ubeho. Kubera ko hari Imana yavuze ngo genda ubeho batari bavuga. Hari Imana yavuze ngo genda ubeho, Satani atari yaza. Hari Imana yavuze ngo genda ubeho, hari Imana yavuze ngo genda ubeho, nyamara uwo murozi ataraza. Hari Imana yavuze ngo genda ubeho, izo mabaga zitaraza. Hari Imana yavuze ngo genda ubeho, ibyo byorezo bitaraza. Hari Imana yakuvuzeho ukiri mu nda ya nyoko. Haleluya. Hanyuma ndimo ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Wigira ubwoba. Imana yigeze gutuma umugabo umwe, iramubwira ati genda uvuga ibi. Umuntu aravuze ati ntabwo nzi kuvuga, ndi ikiragi, ntabwo nzi kuvuga. Imana iramubwira ati uzabikoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Hanyuma ngikoresha ibimenyetso n'ibitangaza, nyamara ubwoko bwa Isirayeli burambuka. Haleluya. Hari ba Farawo bagukurikiye, ariko ntabwo bazi Imana mugendana. Bazagwa mu nyanja itukura, bazagira ngo ni inzira nk'ibisanzwe,
ariko uzababwira ati ntabwo dusenga imana iri bayari, uzabwira ati ntabwo dusenga imana ya Dagoni, uzabwira ati ntabwo dusenga imana itandukanye isa n'izayo, ahubwo itandukanye n'izindi. Haleluya. Reka dusome icyanditswe turuze gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyaho cya mbere umurongo wa 5 haranditswe ngo icyatumye ngusigaye i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye, ibyasigaye bidatunganye, kandi ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amen. Haranditswe ngo icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Yesu Kristo aduhana umugisha. Nanjye naje kubwira kano kanya nti icyatumye Imana igusiga aho ngaho huri, icyatumye Imana ikujyana muri ako kazi kurimo, icyatumye Imana igushyira muri iryo shuri ry'urimo kwigamo, ndavugana n'abanyeshuri, ndavugana n'urubyiruko rugenzi rwanjye, icyatumye Imana ikwemerera kuba uri umusore ukiriho utarapfa nk'abandi bose, icyatumye Imana igufata ikaba igushyira aha ngaha ukaba ugifite icyo uvuga ndetse n'icyo ukora, ntabwo ari kubw'impanuka, ahubwo kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari abo bantu mukorana, bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari urwo rubyiruko mugendana, bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari umuryango w'iwanyu utarakizwa, bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari iyo sosiyete yanyu igomba kuzabwiriza ubutumwa bwiza, bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari imbaraga z'umwanzi Satani zigifata abantu, nyamara ugomba gukurambikaho ibiganza bagakizwa mu izina rya Yesu. Bishobora kuba ibyasigaye bidatunganye ari kugira ngo uzavuge ubutumwa bwiza abantu bakizwe. Bishobora kuba icyasigaye kidatunganye ari ukugira ngo uzavuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu bave mu byiciro kimwe bajye mu kindi. Bishobora kuba icyasigaye kidatunganye ari ukugira ngo ugende usese ya mpano ikurimo, ubundi abantu bakizwa mu izina rya Yesu, bahinduka ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Icyo nicyo cyasigaye kidatunganye. Dutangira nababwiye nti iyo umaze kwisobanukirwa ni ukubera iki ndahangaha, ni ukubera iki Imana yemeye ko ndahangaha. Ese mu basore bose nzi ni njye musore ufite imbaraga, mu basore bose nzi ni njye musore ufite imbaraga kurusha abandi, mu basore bose nzi, mu bakobwa bose nzi, mu bamama bose nzi, abapfuye twanganaga ni ukubera iki bapfuye ngiye nkasigara. Ukisobanukirwa ukamara kwimenya ndinde, mpari kuwe muganga, mpari kuwe kuzihe mpamvu, bibasha kugufasha ukabasha gusohoza isezerano. Iyo umaze gusobanukirwa yuko wahageze kubw'iyi mpamvu, iyo mpamvu urabasha kuyisohoza. Iyo umaze gusobanukirwa yuko byanze bikunze kubura aho ngaho atari impanuka y'Imana, ubasha gusohoza icyatumye ubaho. Haleluya. Nsoza ndagira ngo nsengane n'abantu bamaze gusobanukirwa abari bo. Ndagira ngo nsengane n'abantu bamaze gusobanukirwa yuko kuba batari bapfa cyangwa se kuba batari bagenda ibibasamirana byinshi, intambara ni nyinshi, kuba utari wava muri ako kazi nyamara abandi bakavamo, kuba ubona akazi abandi bakabuze atari kubw'impanuka y'Imana, kuba waravuye mu muryango w'iwanyu ugakizwa atari kubw'impanuka y'Imana ahubwo kubw'umugambi w'Imana. Ndashaka kuvugana n'abo bantu ubundi dusengane, nitumara gusengana dusoze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo
ngo nyamara yasize intama imwe ajya gushaka intama imwe yazimiye. Iyo ntama imwe yazimiye ashobora kuba ari wewe. Waba wisobanukiwe, waba witekerejeho, fata umwanya utekereze ku buzima bwawe, urebe abantu mungana, urebe impamvu uri aho ngaho uri, uvuge se ni kubw'impamvu yanjye cyangwa ni kubw'umugambi w'Imana. Numara gusobanukirwa kubera ko ari umugambi w'Imana, uje dusengane maze ufate umwanzuro wo kutongera gusubira inyuma ukundi. Ndasengana n'umuntu ufashe umwanzuro mu mutima wiwe. Ndumva Yesu umwami w'Imana arimo amata cyane gusengera aba bantu. Umuntu wumfashe umwanzuro, umuntu wumva afashe umwanzuro yuko agiye kubivamo burundu, agiye gukurikiza ibyo Imana ishaka nk'uko Imana yamutegetse, agiye gukurikiza imbaraga z'Uwiteka Imana nk'uko Imana ibishaka. Ndashaka gusengana n'uwo muntu, ubundi umwami w'Imana azakoreye muri wowe. Ubundi ugende wamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubundi ugende avuge ubwoba bwose Imana ibugukuremo. Ubundi ugende wamaze gukora kw'Imana. Ubundi ugende uvuge ubwiza bw'Imana Yesu. Ubundi ugende uvuge gukomera kw'Imana Yesu Kristo. Ubundi ugende utangaze ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Abantu bakizwe kubera wewe. Ndakwinginze gira shaka iminyago. Shaka iminyago uzatanga imbere y'Imana. Shaka iminyago kandi ushaka amavuta hakiri kare. Amatabaza yawe kugira ngo ahora acanye. Ushaka amavuta hakiri kare kugira amatabaza yawe ahora acanye. Hanyuma abo bantu bazamura ikiganza cyawe dusengane. Urazamura ikiganza cyawe aho uri dusengane Imana. Uravuga ati Mwami Yesu, nkimara kumva amagambo yawe, amagambo yawe ni meza, amagambo yawe ni mazima, amagambo yawe arubaka, yongeye kunyubaka. Nongeye kwibuka yuko hari icyo wansezeranyije ku buzima bwanjye. Nongeye kwibuka yuko hari ijambo wamvuzeho nyamara njyewe ntari navuka, ntari naza no kuri iyi si. Haleluya! Nongeye kwibuka yuko hari icyo wavuze ku buzima bwanjye. Mfashe umwanzuro wo kugukurikira by'ukuri. Mfashe umwanzuro wo kugenda nkamamaza ubutumwa bwiza. Mfashe umwanzuro wo gusesa Imana indimo. Mfashe umwanzuro wo gutunganya ibyasigaye bidatunganye. Mfashe umwanzuro wo gukora icyo wahamagariye. Ndagushimye Kristo, vayo mu bugingo bwanjye, vayo ndengere, vayo nshoboze kuri data wa twese, mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimye Yesu kuri ko Imana nziza. Ndagushimye kuri Imana ishobora byose. Uri Imana data wa twese, uri Imana ishobora byose. Reka ubuntu bwawe Mwami buganze kandi butangaze. Reka mwe imbaraga zawe zikomeze ziganze kandi zikomeze zibeho. Nsengeye buri muntu wese uri ahangaha, nsengeye buri muntu wese uri ahangaha, umuntu wese ubwishira ijambo, reka rigendere mukomeze kandi rimushoboze. Reka rigendere mwubakire Mwami imitima, Mwami wari wenda kugwa, Mwami wongere umwubakire imbaraga zibe. Dusenze twizeye mu izina